ntago ikihaguye ntago ikihaguye kubera ari amazu se. Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukoje kurikira Wakanda official. Reka mbasuze namwe rero muri diaspora mwumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru rero yakunzwe kugarukaho n'abantu batari bake by'umwihariko rero ku rubuga rwa Instagram ndetse n'imbuga nka TikTok, aho indege yaguye mu karere ka Nyagatare. Ni indege rero bivugwa ko yaparitse mu murima w'umuturage hariya nyine i Nyagatare, dore ko yari indege nyine yari irimo imeze nk'iri kura balance nk'uko muri kubona kuri video yamanukaga gake bigaragaza ko nta na gahunda yindi yari ifite rwose yo kuba yaparika hano, kuko dore ko atari no nyine ku kibuga, ni mu murima w'umuturage hariya nyine i Nyagatare. Akandi biravuga ko yaparitse hano nyine hirya hano nk'uko muri kubona inyubako ariyo. Iki ni ikigo cyitwa niba ari Bright, ni Bright I think, niba ntibeshye neza abahazi baraza kutubwira hano Nyagatare. Baraza kutubwira rwose. Ni indege rero yakomeje gutungurana, dore ko benshi batangiye bibaza ati ese niyo mu kindi gihugu, ariko twaje gukora ubushakashatsi dusanga koko iyi ndege niyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bamwe bari babyitanije bavuga ati niyo kwa Kisekedi bohereje, ariko nyamara ntago byari byo. Ni indege rero yari iri kumanukaho gake imanukaho rwose nyine gake ukagira ngo wenda igiye gukora accident, ariko nyamara Imana yaje gukinga akaboko ntihagira ukomereka cyangwa se ugira ikibazo, dore ko nayo yaje guparika rero, ariko nyuma itayongera iraterera irazamuka, ntabwo yabashije gutinda hano mu kirere nyine. Byivuze ko ni umuntu wenda se wari wibeshye ikibuga, cyangwa se pilot utaruzi ikibuga akabasha wenda kwibeshya, nabyo byakunze kugarukaho. Yahise ko rero yongera ifata rutema ikirere itayongera irazamuka, yanazamutse nta n'ikintu ihutaje rwose, nta kintu yahutaje. Ariko rero benshi baraho bakomeje kwibaza ati ese nyamara amaherezo ni ayahe, biraza kugenda gute? Bakomeje rero kuguma mu kirahiro. Turavuga ati nkatwe rero nk'umuyoboro wacu tubagezaho inkuru nyinshi, ntabwo twabura kwibabwira, dore ko nyine benshi bakomeje kuguma mu kirahiro nyine, by'umwihariko n'aba banyeshuri baturaniye nyine hano. Ibi byose byabera hariya nyine Nyagatare, ni iki kigo rero byabereho. Bamwe basotse baravuga ati tunabonye n'indege by the way. Bamwe n'ubwa mbere bari babonye indege. Ni indege yo mu bwoko bwa helicopter. Ni indege rero ishobora guparika ahantu ari hose bidasabye ibigoye cyane, bitandukanye na zya indege nini z'ibidege binini by'ibikoko bizwi ngo wenda nka Rwanda cyangwa se n'izindi za Boeing zigiye zitandukanye, ziriya kugira ziparika ahantu ariho hose biba bigoye, ariko nk'izi ngizi za helicopter biba byoroshye cyane, dore ko ari nazo zikoreshwa muri war zimwe na zimwe kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi. Ni inkuru rero yakunzwe gutangaho ibitekerezo nyine n'abarimo bayibona. Bamwe rero bakagenda bibaza ibintu byinshi, dore ko n'abari aho bose bari bafite ubwoba, nyamara hakagira begera ariko bakongera bakanasubira n'inyuma. Bari kongera bagasubira inyuma bavuga ati wasanga harimo umwanzi, wasanga harimo ibiturika, cyangwa se nayo ikagira impanuka. Byose rero byakomeje gutera abantu ubwoba, ariko Imana yakomeje gukinga akaboko ntihagira ikibi kihaboneka cyangwa se ikibi kihagaragara, dore ko nyine na leta y'u Rwanda buri biri hafi yari kwita ko igira icyo ikora, dore ko leta ari umubyeyi. Murabyibuka leta y'u Rwanda yakomeje kugira umusanzu ukomeye cyane nyine mu irushanwa rya UCI. Ni irushanwa ryasojwe ku munsi w'ejo, aho rero byinshi byayiranze ari ibintu byinshi tutavuga ngo tubirangize, aho rero His Excellency yashimiwe nk'umwe mu bayobozi bashyigikiye iri rushanwa, dore ko ari irushanwa ryari ribereye ku mugabane wa Afurika. Ni irushanwa ryakomeje rero gukoma mu nkokora n'abanzi b'u Rwanda, ariko nyamara kubw'amahirwe byarabaye rirangira n'amahoro, aho rero bavuze ati abanyamahanga bashakaga kurihagarika barajya he. Barasebye rwose, barasebye kuko ryabaye neza, rigenda neza, dore ko n'umuyobozi wa UCI yahise ko yakirwa rero n'abanyamakuru bakomeye hariya mu bihugu byabo, batangira kumubaza byinshi bijyanye n'iri rushanwa uko ryari ryakiriye, uko byagenze.
yanagarutse ku rukundo abakunzi b'u Rwanda bakunda umukino w'igare, aho yagaragarijwe urukundo rudasanzwe kuva iri rushanwa ryatangira. By the way, kuva ryatangira irushanwa rero ry'amasiganwa y'amagare y'Usain, ubwa mbere ryitabiriwe n'abantu cyangwa se abafana badasanzwe mu bihugu byose byagiye bizengurukwa, dore ko u Rwanda rero rubaye igihugu cya Afurika. Ni ibihugu bibiri byo muri Afurika mu bihugu 54 byari byashatse rero ko iri rushanwa rizabera mu bihugu byabo, u Rwanda rero na Maroc. Gusa haje gutoranywa ni nyuma y'uko rero Maroc n'u Rwanda ari byo byashatse guhatanira uyu mwanya, ariko mu kureba basanga Maroc ntago yujuje ibisabwa. Bahitamo rero u Rwanda, dore ko ari rwo rwari rwujuje ibisabwa byose, haba aho bibera, dore ko u Rwanda nyine rufite Tour du Rwanda. Rwanda rufite Tour du Rwanda, ntago byari kugorana cyane wenda nk'ibindi bihugu bitari kubasha wenda kuba bifite ibyo ngibyo. Ni byinshi byaranze iri rushanwa, aho n'igipupe bita Ganza cyakomeje kuvugisha benshi ubwo cyasuhuzanyaga na His Excellence Paul Kagame ndetse nyine na Madame Jeannette Kagame. Ubwo benshi batangiye bibaza ati ubundi nyirizina umuntu buri mu ninde. Benshi bagiye bagereranya Jitafu, abakomedian nka Muhinde ndetse n'abandi bagiye bigaragaza bambaye icyo gipupe, ariko nyamara uwo kuri wari uri kumwe na His Excellence bakomeje kumwerwa, dore ko yari yambaye igipupe. Byose rero ni byagiye bigarukaho akwiri rushanwa. Gusa iri rushanwa risigiye u Rwanda izina rikomeye cyane, dore ko risize na byinshi nyine benshi bazaba bibuka bagiye batandukanye. Gusa twecyo twari tuje kubabwira yari Indege rero. Gusa niba utarakanda like, kanda na subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo byose byiza bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye, nita DJ Wakanda Famous, abashimiye.